ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Umutima wimenyaho uwawo mubabaro, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Umutima wabaye wa nyirukubabara, nimvuga ngo urabyimenyera ntimugire ngo nugukabye. Nubwo umuhoza yaza araguhoza, ariko nubundi birazwi ko hakize igisebe hasigara inkovu. Dukurikira umukino. Theo, ndakumva. wakoze kumfasha gutanga impapuro z'ubutumire. Kandi wakoze kumenekera ukambwira umubabaro wuzuye umutima wawe. Nawe wakoze kuntega amatwi no kumperekeza kugera hano. Yego. Ubaye umuntu wa kabiri mbibwiye nyuma y'umukozi wawe Saddam. Biratangaje ukuntu umuntu amarana igihe umubabaro ngana utyo agakora akazi neza kandi akagatunganya. Akazi kanjye niko nahaye ubuzima bwanjye. Ngakoze nabi rero uyu mukobwa mwiza yangaye. None se koko ubu iki cyumba cyuzuye amafoto akugarura ku byabaye ubigenza ute? Ko mbona ari ngiye byatuma nsara. Sinshaka kuzisanga nibagiwe umukobwa nakunze from. Oh. Niyo mpamvu iki cyumba kirimo amafoto nagiye mufotora mu bihe bitandukanye. Ayo twifotoje turi kumwe mu gihe yari akimeze neza. Ayo twifotoraga uko twahuraga kuko nakundaga kumufotora kandi nawe akabinkundira. Oh. Hakaza nayo rero namufoto yarwaye. Buri munsi naramufotoraga. Ndabibona disi. Buri foto wayanditseho itariki yafotorewe. Oh, dore disi mbabaje cyane n'iyi mpeta Theo. Ndebera ubu se koko ibitekerezo cyane Fro. Ahubwo ndanakosheje kuba nkweretse ibintu nk'ibi ngibi wifitiye ubukwe. Ariko ho mu ruko bwawe buzagenda neza. Abantu bose rwose sabanye byago nkanjye. Ndabyumva. Nukuri sinzi impamvu numva inkuru yawe nteye agahinda kenshi Theo. Ndumva nagufata nkaguhobera, nkagukomeza. Washaka ukarira kuko ushobora kuba utaranabonye ukuri rero. Urakoze Fro. Ibyo uvuze rwose ntabyifuza. Theo, simfite amagambo yo kuguhoza ayo marira. Simfite umuntu nagwa ngo asimbure uw'Ingabire wawe wakundaga. Sibyo? Ndakumva. Simfite icyo naguha ngo cyo muri gikomere kiri mu mutima wawe wababajwe no kubura wakundaga n'umutima wawe wose. Nihoze uburyo mwari mubanye, amagambo meza yakubwiraga, ese ko wambwiye yagusekeraga, mbese birakugoye cyane kuko kumwibutsa urababara cyane, rimwe na rimwe ukumva wakwiyambura ubuzima. Sibyo? Ariko ibuka ko wowe uriho ubabaye ariko uriho. Ubereyeho abandi benshi ufasha batari kubona ubwo bufasha iyo uza kuba utariho. Fro. Karame. Ndabizi rwose nta muntu uzigera usimbura uw'Ingabire wanjye mu mutima wanjye. Ndabizi ko yinjiye mu buzima bwanjye bugatahamo umunezero. Yagenda bugatahamo umwijima ukibuditse mu kugeza igihe nzamusangira aho yagiye. Yego shenge. Ariko rwose ndagushimiye. Kuva namubura n'ubwa mbere umuntu ampobeye, numva umutima wanjye rwose urasa n'utuje. Ariko Theo, Ndakumva. uzi ko Iki? nako simbyumva. Yo. Dekora Theo. Uzi ko nitegereje aya mafoto ku rukuta mbona uw'Ingabire nsa n'umuza ahantu. Wakubwira ko nakubonye nka Mwikanga. Eka nawe. Amupe. Ko mbona yari umukobwa mwiza cyane w'inzobe se njye nkaba nirabura. Ugiye kuvuga se kutarabona umuntu w'inzobe n'undi w'igikara ukabona barasa neza. Yego, njye na murumuna wanjye Irene. We ni inzobe kuko mama wacu ari inzobe. Hanyuma njye nkaba ndi igikara kubera ko papa wacu ariko yasaga. Yesi. Ariko iyo twageraga ahantu bahitaga bamenya ko tuva indi imwe bakanavuga ngo turasa. Ni nayo mpamvu mbona rero Ingabire usa n'umuzi arenda gusa na murumuna wanjye.
ubundi rero iki nicyo cyumba nkweramo ngasinda kwa kundi wambonye nari nasinze. Ariko rero ndetse ntuzongere gusinda kuriya Theo, utazahura n'abantu bakakugirira nabi. Nyamara iyo nasinda kuriya sinari guhura nawe. Nukuri ntuzabyongere. Yewe sengeye kuko beshya ngo nzabereka igihe cyose itariki itazasibangana kuri karandiriye. Umva rero nkubwire, none igiye kugera ugeze iwanjye. Nushaka inzoga zitume Sadamu. Kandi nanjye nemeye kukubera inshuti Theo. Yo urakoze. Nubwo ntabasha kugera ku mubabaro ufite mu mutima wawe kuko ari uwawe ubwawo, ariko icyo uzakenera ku nshuti kwikorereye umutwaro ndahari. Urakoze ko yemera kumbera inshuti Furo. Yego. No kunyemera ko igihe kingoye nzaza kuruhukira iwawe nubwo bwose ugiye kwishakira umugabo. Nindamushaka ariko nzakomeza gutura hari igihe cyose nyakorera. Kandi nizeye ko atazambuza cyangwa ngo abuze Sadamu kwifatanya n'inshuti yacu kuri iyo tariki. Ndabyemeye inshuti yanjye. Nejejwe no kunguka inshuti ebyiri mbikesha umubabaro nagize kubwo kukubura uw'Ingabire mukunzi wanjye. Mwana we Theo, uraganiriza ifoto nkumva ngeze agahinda neza neza. Mbeba yakurikiye akaryoshye munsi ibuye yemwe ihakurinda inda y'akabati akaboga kararyohaga n'isukari ariko kagatera isereri yemwe kakavamo isereri yemwe akaboga kararyoha. Ako se umva Sadamu ntuburanza kuriza nk'iyo ndirimbo baguri kuririmba ni bwoko. Wahereye we kera cyane kiriho, ahubwo nari mbitabye. Nashakaga habazo ibyo ni ibijumba wariye, ni igitoki, ni umuceri, ni amafi, ntibuwambwa ngo niki kiri kukugaragura gucoko. babarira uvatuje gukora bugo bupira babarira kugaruka no Sada genda rwose uhindura iyo myenda. None se ubwo wambwira icyo urukunshakira utanyegereye aho kugira ngo nyintuke ntahari wowe unyakuye. Sinari kumva ko biri kunuka. Ariko se ubundi ko nje ndi kumva ntari kunuka bururu kunyinuka kubera iki? Rwose ndakwigeze babarira ndako nta mavuta wisiga kandi nagugareke rwose ubenya ariko kari kunukira. Namabuje umembaga katari yambwira komeze gucara. Bwira icyo unyakuriye wa muntu we nigendere nje mu kazi kanje. Uva nk'igige Sada ndakwigeze rwose ndashaka kamukaro kari bindi muratanga wizi mfasha rwose ukanekere ndakwigeze. Ariko se ubundi wari urukujuri barangura muri ziriya ntebe za mabuja ukagira ngo bizarangirira aho koko? Uvuze ngo iki Sada? Uvuze ngo iki? Arekwe nshuti z'ubu we wagenda ubundi ugakora ibyo nkubwiye ukareka amagambo. Genda rwose ukora ibyo nkubwiye. Noneho reka nkubwize ukuri. Ukuwe kuri si wane. Buriya hari icyo utazi. Inshuro zose waciye inyuma mabuja muri iyi nzu ubwo yakwicumbikiriyemo Sadamu ndazizi. Ko washura fungugo umunwa wawe Sada ujura vuga ibyo wasubira mu rwose. Ibi nkubwe nabisubiramo zahabuye. Ako sibyo. Buriya wowe na Serije muri abantu babagome kandi cyane. Ibyo mwakoreye mabuja ntaho bizabagwa amahoro ico naco cumve. Ibyo uvuga rwose ntumbizi kandi Sada urwaye kuzanteranya na Forora. Uteranya na Forora rwose urabigwaye.
ariko se ubundi karaheri busezerane n'umugabo waguteye inda urukumva bizagenda gute? ariko se nk'ibyo byose uba uri kuvuga ubaga wabikuye ndatwite si nwite iyo wanteye. iyo watewe na Serije ewe se ubundi wari ukubwejagurana nawe kuri telefone ntari kubumvara are ha swa nigendere mama we hatagira unansangana nawe akagira ngo hari n'iyanjye. buretse kugenda nkubwire Sada rwose buretse kugenda bugumya nta ndongera kurira. umva nkubwire nje rwose mfite agahinda kenshi cyane umutima gwanje kuzuye intimba. ni ukuri Flora ndamukundaga cyane ni inshuti yanjye kandi yangiriye neza ubu. Ziba wibesha uramukundaga? ni ukuri ndamukunda mabuja wanje Zahabuye. iyo wowe ubakundaga mabuja wanje ntaho wari gutinyuka kujyamana n'umusore akundaga kandi ubizi neza ko bateganya kuzabana. Flora akunda Serije ariko icyo nakubwira Serije ntamukundaga rwose nje akunda ndabizi. ariko we gusa birasekeje. ubwo rero yarakubeshe ngo aragukundaga nawe urabyemera uriyambura muri barangura bwa mbere muri barangura bwa kabiri murogera muri sundurutse bwa gatatu amacenga reka sinakubwira yarangije gukoresha penaliti urabyemera ngo urakunzwe koko. ako Sada kubera icyo ubaga umugome nukuri uri umuntu mubi yagukundwa hanga si ku buryo wancurira gutyo ukumva bisekeje ukuri nta wabinkora ibintu nk'ibyo. ariko buriya nje mu buzima arico nibazaga bure ntawe narinzi ko umukobwa ujijutse kandi ukuze nkawe bamushuka nk'uko bashuka akana gatoya Zahabuye. none zi niba umusore agukundaga ni ukubera icyo agiye kwibanira n'undi mukobwa. nicyo kimbabaje Sada ni ukuri nicyo kimbabaje ni ukubera ko ntashobora kwerura ngo mbwire Flora ko agiye kubana n'umuntu utamukunda. ngaho rero umva icyo nakubwira ukumva iryo banga rikomeza uribike ni akazi kawe ariko ngusaba ikintu kimwe. iki? untega amatwi uwo mwana uzamubyara ushaka undi se umwitirira utari umugabo wa mabuja. ngo iki? yego komeza wumve niba wiyemeje guceceka uzahore uceceke iteka ryose mabuja ntazigera amenya ko wamuhemukiye kandi muri inshuti. aha ariko si ubwo wagabanyije volume nkivuganira na murumuna wanjye mama. ariko murebesha hano nawe murebe niko mama ibyo ni byo ariko utagira murumuna wawe. aha nta shyari mbafitiye abakobwa beza. ngaho rero mbwira mama w'umuretse nako reka nigire mu cyumba bariho tuvuganira. ariko rero ngewe wese gato n'inzu warayiryoheje shawe were ukuntu hasa neza nuko reka nkwereka no muri korodoro do. iyo yose wayikuye mbega ukuntu ubukwe bwawe busanzwe iwacu hasa neza. ubukwe bw'umuyobozi w'ishami rya banki ikomeye koko. yewe amafaranga yagiye aha yose n'aya mama ntungire ngo hari iryanjye ririmo reka niba moda. aya mama sigaye asobanutse akora kuva kera. ngaho rero mbwira ukuntu uzagera no kuwa gatanu nijoro ubukwe bwanjye buri bube kuwa gatandatu re. washimiye n'ibyo ko bishobotse Furo kwitikira bigiye kuyibura burundu kandi wari kubwira ko ubukwe bwawe bubaye mu gihe bigoye kuko abantu benshi baba basaba kujya iwabo mu biruhuko. ubu koko nzajya gusezerana mu murenge udahari nawe naguhisemo ngo uzansinyire. ubwo musaza wacu yayibonye mbere akazaba ahari ubwo niwe muvandimwe uzagusinyira hanyuma inshuti yawe uzamagare zisinye mu mwanya wanjye. ikibazo se aho se azabishobora ko asigaye arwaragurika n'ubu twari kuzana ariko yasigaye Musanze ngo ararwaye. kubivuze wabitsinze nkaho ukeka ko yirwaje se we.
nta minsi ingahe isigaye ishira atarwaye ni ukuri. uyimurenganya sha ni ubuzima. Aha ntawamenya, ibyo tubyihorere, sinzabura undi unsinyira mu nshuti mfite. Nizere ariko ko utazasiga umwanire. urumva ntabitinyuka nk'uko furo niko mwamwirenze. urabizi, ni ukuri nkeneye guterura uwo mukobwa wawe no kumuheka kumva ikinyenga cyo mu mugongo wa nyina wabo. nawe tuzabona kigezemo. umugabo se bite sha? ewe mperuka muhereza invitasiyo y'ubukwe bwawe agahinda ngo azabutaha ariko ibyo sinjya mbyizera. dore uko bivuga bitagufashaho ni ukuri. uswajyaho ngo ntimwigeze mukundanire. urabizi nanga amafuti y'ifuru. ndabizi. nawe nubwo tuzi indi mwuzanye y'amafuti twacana umubano nkanswe rubanda. wimwita rubanda shani se w'umwana wawe. ndabimwubahira rwose kandi afite n'uburenganzira busesuye ku mwana we. araza akamusura akamujyana gutembera ariko njya ntiyanzanaho iby'inka yarembye. ko mutatandukanye se koko nk'ubwo mwazababariranye? igihe cyose ataratura kureka ubusinzi sinzamwemerera furo. yewe birababaje kubona Irene ari wowe wahuye n'umugabo w'umusinzi n'ukuntu buri gihe uko twabonaga umuntu wasinze wavugaga ngo mani uzandinde umugabo w'umusinzi. ubinyibutsa cyane nanjye niyo mpamvu ntari kumwihanganira. umuntu usinda akabirwa hatako nkajya kumucyura uyu munsi ejo nabwo bikagenda bityo. ibaze furo. yego shaho. reka naramubwiye ngo jya gukorera muri leta iwanyu batuyemo uracyakeneye kuba umwana mu rugo. ariko shaho ni umutesi ubwo ab'iwabo. ntab'iwabo mu rugo ariko baraturanye. shaho wakubwira ukuntu ahantu akora bamukunda kubera ko azi neza ibirebana n'ikoranabuhanga bakorera. maze bitaba ibyo baba baramwirukanye nabo ko nabo hari ubwo bamubura yanyoye. baba data we yangane mwana wa mama. mwakundi shafu. narabikubwiye ko mama kwirukanyije ngo nayanjye. mama ararengana. ewe nanjye nawe nashyushye sinari noroshye. none se nagusize mu rugo nyoboye kuri mukuru wanjye. umva rekeraho kuntesha umutwe ku munsi w'ubukwe bwanjye ntabwo mbikeneye rwose. ndakwiyamye kandi uzi ko amasaha yo gusaba ageze tukiri hano seri. niko ye watonganaga nandi kuri telefone seri. nizere ko kuva wiyemeje kubana na Flora urutonde rw'abakobwa ntazi umubare wakururanaga narwo bose wabasezereye. muri aya mezi abiri ako se munyaruga we muri aya mezi abiri wigeze umburana n'abakobwa koko? seri niba utarabaye icyara warasanze, niba utarasanganye waramaze rwose. umva rero ubu ugiye gushaka hinduka munyaruga. icyara cyo nabaye cyangwa nk'uko bivuga ku buryo rwose na mama wambye yari abizi rwose. kandi niba hari icyemezo cyangoye cyane ni iki nafashe cyo kumesa kamwe. umva seri narabikubwiye n'ubu nabisubiramo. iyo uriya mukobwa umureka nari kumwitwarira kandi nubwo mbizi ko wamuntanze bwose. nararebye nsanga nta wundi mugore wanshobora utari Flora munyaruga. kandi iri joro natekereje nsanga kutamukunda ari ibintu nishyize mu mutwe gusa. umutima wanjye uramukunda. ntabwo nari nananiwe gutandukanya urukundo n'irari. narigiye nkibwira ko ari we nkunda kandi atari kukuri. reka guseka ariko gusa nakoze ikosa rimwe ntazi ko azambabarira naramuka rimwe. reka nkugire inama seri. cukubiri n'inshuti ya Flora. ibyo mwakoze mwarabikoze mwihane nk'uko umuntu yihana icyaha. icyaha cyo nakihana ariko se ingaruka zacyo nazihungirayo. ngo iki? reka usanze ari we dutongana kuri telefone munyaruga. none se arashaka ko ahagarika ubukwe bwawe ku munota wa nyuma akaba ari we muzabana? reka nkubwire ikintu kimwe munyaruga. zahabu yararatwite. ngo kiseri niko bimeze. ariko wabaye injiji bigeze ubusambane udakoresheje agakingirizo koko. ni ukuri uzi ko ari ikintu nitwararikaga. gicucu gusa nta soni. ku gihe cyose nagiraga ipaki yatwo mu cyumba cyawe
najya no kugenda agashyira nka tubiri mu mufuka. ariko ubwo urumva amakosa yawe. Ndahamya ko zahabu yarayanteze umutego abizi kandi abishaka. Aka kamisha yarayize akambwira ngo twashize. Oh my god. Urabizi ugomba kwirega kwa Flora. Nta kindi ngo kukimunyeruka nkanjye ngewe Serije none none nkabwira Flora ko nateye inda mushuti we munyaruga nabimenyera handi bizaba bibi. Urumva nabihera hehe koko babarira umbwire aho heri utinyuka kumuca inyuma na zahabu yera kandi uzi neza ko ari inshuti. Sinzi ururimi nabivugamo pe izo mbaraga sinzi ko nazibona munyarugamba. Ahubwo nturare utabimubwiye. Nturare utabimubwiye. Iki munyarugamba nuko nkubwiye. Ariko ari kuzi n'ibiri munyarugamba. Urashukana rwose. Ubu ntinyuke mbwira umugore wanjye nkuru nk'iyo mu ijoro rya mbere ry'ubukwe bwacu. Umva ni inama nakugiraga Seri. Wumvise? Simbizi. Ariko se koko mana yanjye nabikoreye iki koko? Ko ntari nabuze abandi bakobwa ninezeza nabo. Kuki natinyutse inshuti ya Flora koko? Haguruka ngo ufungire karuvati tugende musore. Gusa icyo ngusabye wumvise ntutangire urugo ku kinyuma kimeze gutyo. ariko umuntu yari injenyeri abaga ari injenyeri koko. Mbega inzu nziza bosi we. Ariko sinakubuje kunyita bosi Sadam. ariko kugira ngo ibyo birankundiraga. Aya uri inshuti yanjye rwose nta mpamvu yo kunyita bosi. None se kutari umukozi wa shantiye nyobora uranyita bosi kubera iki? Reka buriya wibuke nkikubona bwa mbere nta n'ikintu na kimwe navugana nawe. Je nahise mbona ko izina rikubereye ari irya bosi. Buriya niyo wasinze ubu bosi bukugaragaraga. Kumaye byeri si kuraga amanywa kandi uzi neza ko ngomba gutaha iwacu mu majyaruguru tewe. Ntawe uzi ko ngomba kuja kureba urugo rwa mabuje kandi nawe urabizi ko yagiye mu kwezi kwa buki. Kamwe ni kari butumu yo Sadam. Arikaho ahubwo burya nanjye nari mfite inyota pe. Kandi babivuze ukuri kabanyamuji mukundaga kwinywera amazi. Umpaye byeri ugotomera ginka koko. Ibi ni bikira sinanywa byeri kandi mukanya ngiye gutwara imodoka Sadam. Hajya. Naho ubundi se umuji ntabwo urungurutse da. Nubwo nagurayemo ijoro rimwe ariko ndajiriye iwacu mu cyaro ndaje ndababwira abantu bose ko nageze mu mugwa mukuru w'igihugu. Ndababwira da. Uko rwose ahubwo buri wese ndamunyuraho ndi kumwibutse. Muhwitura. Ubutaha uzazane shere wawe rwose mu utembere. Tuvugeranye musi sinabyumva neza. Kumuzana ino? Shere wawe uzawuzane rwose awutembere pe. Muzanye ino bakamujana n'ukuntu ari mwiza. Ubwo nabigenza gute bosi we? Mbwira. Mbemereye kubatwara mu modoka yanjye. Nkabajyana ahantu hose muzashaka. Erega Sadam watumye nongera kuba umuntu. Koko se? Sinavuga ko umubabaro washize mu mutima wanjye. Ariko ntekereza ko mfite inshuti Sadam na Flora zituma numva rwose ntari njyenyine. Ariko rero ariko ntumvaga neza. Kuntu umuntu nkawe wize ukabukoranaga n'abantu batandukanye ukuntu rukumbwira ngo ubagaho nta nshuti ugira. Ibyo naho ndi kubyumva neza. Burya rero inshuti ntizibura mu buzima bw'umuntu. Ahubwo habura izo kwizera. Ntaho uvuze ukuri. Haburaga izo umuntu yizera gata. Ko ntumye utekereza cyane Sadam. Theo. Gutekereza ibintu mabuje yakorewe n'inshuti ye. Warakoze kubiceceka Sadam. Iyo ubivuga ntekereza ko ari kuba umusenyeye. Ubukwe bwe ntibwari kuba bukibaye kandi uzi neza ko yakundaga uriya musore cyane. Je ndi umugabo wo kubihamya Theo.
mabuja aramukundaga cyane, gusa ubwoba mfite ni uko na nyuma yo kubana azakomeza kumuhemukira, kandi sinzi ko nzakomeza guceceka. inshuti ye nayo ikeneye kuganirizwa, kuko buriya nubwo umuntu akora icyaha abizi kandi abishaka, hari ubwo akisangamo akananirwa kukigobotora, kandi abonye umufata akaboko yahinduka. mfite ubwoba Theo, mfite ubwoba ko umunsi nabonye igiye kumbera databuja yongeye guca inyuma mabuja, kandi akabikorera ku nshuti ye. ibyo ndi kumva ntazabyihanganira, kandi uri kumva ko mabuja akomeje gukorera mu majyaruguru, kandi ubwo niho bazatura. ubwo ni ukuvuga ngo iriya nshuti ye rero ntizakomeza kuba. nanone ubwo nibwo bwoba mfite. ariko ubundi ubwo umukobwa azakomeza kuba mu rugo rwa mugenzi we amaze no gushaka. ariko wowe nta makuru ufite atahabaza ko nje niyumviye mabuja ari kumubwira ngo ni nk'umuvandimwe we, ko bazakomeza kubana nta kibazo na kimwe. ariko mabuja nawe niba ari kuba umuntu mwiza, niba ari guriya mutima we mwiza, ntaho mbizi. uzi ko adashobora no kubona ko umukobwa atwite. asigaye aragwaragurika, ariko mabuja ntashobora no gukeka impamvu. uzi ko biteye impungenge wa mugani wawe. ni ukuri. ahubwo ibanga twahishe mabuja rirakomeye cyane. tekereza ko uriya mugabo agiye kuza kubana n'umugore we yashatse, akanabana n'umugore w'umutwitiye umwana. icuruka ucumvute. harya ngo ikindi wifuza kujyana n'iki ngo mve mu isoko nkikuguriye ire? ahubwo se kuki utambwiye ngo tujyane mama? ntume ibyo ushaka uhame hano mu rugo muko uruhuke rwose. waraye uvuye kwa mukuru wawe unaniwe, iri joro ufite urugendo, none ngo kujya mu isoko oya. nta kibazo mama, genda ungurire ifu y'ubugari. yego. ungurire isombe. uyikunda ku ungurire n'amasamaki yumye ntuyibagirwe. hanyuma ungurire urangurira ako si mama, buriya byashoboka ko ungurira n'agatoki ka kamara. ariko ufite kontineri yo kubijyanamo umwana wa si gusa. ahubwo imyaka maze hariya ngiye kugukiza. nizere ko utagiye kongera kumbwira kuza kubana nawe iriya, kuko naguhakaniye ire. icyo nagushakiraga se ko cyakemutse. muramukazi wanjye yaraje turabana akita ku mwisengeneza we, ubundi irene nkajya kwipagasiza. ese ubu se ko namumusigiye abaye iki? winyibutsa ko wansigiye umwuzukuru nkabona uje n'urutwe gusa, nari nzi ko muzanire. wagira ngo ari we mwishyuriye itike ariko. ibyo wanyu nabyo. umva mama, rwose ndashaka kuva mu bucuruzi bwa butike bwa nta kigenda, ubundi ukinjira mu bucuruzi mpuzamahanga. uravuze ngo ubucuruzi bwa butike bwa nta kigendire? iriya butike yarabareze se amaze kwitaba Imana? ariko ntugakomeze ibintu mama. mva mbese. ibyo nyamara rwose ahantu mba bakerera cyane ibiribwa biturutse hano iwacu. none rero nshaka ko winjira muri ubwo bucuruzi, ujya urangura ibitoki by'imineke, iby'inyamunyo, ndetse ujye no muri ya sambu y'iwanyu hahinga imiteja. ushobora no guhahinga n'ibiti by'isombe. yego ubundi njye nawe ducuruze kahave. intege zanjye ko zimaze kuba nkeya, koko urumva ibyo bintu nabivamo wa mwana we? ni ukubiganira na mukuru wanjye mama, akagushakira abakozi bagufasha. icyo nzakora nzagushakira umucuruzi mukoraniriye. ikindi uzakora uzakorana n'ubuyobozi bikora ufite ibyangombwa byo kubikora. irena mwana wanjye, ibyo wabibwiye musaza wawe ko ari we ugifite imbaraga koko? arya niyo yabikubwiye mama. ambwira ibiki? musaza wanjye ntazatura inaha. ngo iki? tegereza arabikwibwirira. nako nyine afite fiyanse. ego ko mana. ahubwo nyine nawe yajya gushakira isoko mu gihugu abamo. subiramo neza umenya ntumvise neza ibyo uvuze ire. ngo musaza wawe ngo afite? urumva se bitangaje kuba musaza wacu afite fiyanse? ntakuze se mama? ntibitangaje ariko birababaje. ibyumweru ntibigiye kuba bibiri ari inaha, kuki ntacyo yambwiye? njye na Flora yarabitubwiye rero, kandi nawe ntazagenda atabikubwiye. yarabitubwiye rwose. gusa nyine ndakuzi ntuzazane byinshi mama, ntuzazane byinshi ushaka kugora musaza wacu.
mugora mu biki sire? Mama turakuzi rwose ibyo wishyizemo ngo ngaha abanyamahanga ngo ngaha iki umugore we si umunyarwandakazi. ngo ikire ngo umugore we ese ni fiyanse ni umugore bamaze kubana ngaho bimbwire neza. ni umugore we kuko babana nako nyine naza kumukwereka azaba amuzanye ari fiyanse. ariko noneho gororiyeze naragenze ndabona ni akadamu keza cyane mama nawe uzagakunda rwose. yaranamuhamagara aramuduha turavugana twabonye ari umukobwa mwiza utuje tuzi neza ko uzamwishimira. ko mbyumvise se mwamviriyeho indi imwe mukampisha byinshi ubukwe bwabo ngo buri gihe kira umwaka utaha nk'iki gihe. yego ye Serge wanditse imikino koko ndajya kwigira muri dushe ukambwira ngo mfitiye ijambo nakwicara ukumbwira ukambwira gusa ugaseka nk'uguraseka iki afro singiye kubeshya rwose ndasetswa nuko nishimye. madamu Flora wa Serge nkaba ndabatijwe rero. yewe icyo nshaka kukubwira kugira ngo wigire muri dushe nubwo ndi bugusangemo nuko ni Serge uri muzima. ndi muzima urasanga amaze simbyutse uvuye hanze muri pisine uyu munsi rero uririrwa mu mazi nk'igikeri. oya ndaza kugutirita sheri sibyo kandi sheri umenye utibuka ko ngira amatsiko cyane nk'ubwo wambwiye. uzi icyo nshaka kukubwira se nuko ndi umunyamugisha urumva ngewe Serge ndi umunyamugisha kugeza ku munsi w'ubukwe numvaga mfite ubwoba ko ushobora kubihindura. kubera iki se Serge kuki wumvaga ko ari njye ugomba kubihindura kandi narageze ku murenge watinda gatoya nkavuga nti muginga yabihinduye. data we waranutse. naragututse rwose uzahamagare musaza wanjye umubaze. nuko namubwiye pe tekereza ni ukuri ariko nyine arankomeza arambwira ngo Serge ntiyabikora ndamuzi. nubwo ndi umunyamafuti rwose iryo kosa sinari kuri gukorera pe ariko disi menya impamvu wambuye ugahita umuhoberana urukundo rwinshi cyane. si iyo mpamvu kuko kuva na kera uzi ko ari njyewe washyiraga imbaraga mu rukundo rwacu nkanerura nkabivuga. ndabizi ndabyibuka pe. uzi ko kandi nahoraga nkubaza niba unkunda nk'uko nanjye ngukunda. noneho Flo karame mereza ibiganza byawe byombi ugira icyo nkwibwirira. akira Flo karame Serge mfashe uyu mwanya ngo gusaba imbabazi z'amakosa yose nagukoreye aho nagukoshereje kandi ngusabye imbabazi zo gutinda kukubwira ko ngukunda. nagira ngo we Flora umugore nashatse nkwitiyemo umenyeshe ko ngukunda cyane. ntabwo Serge uri muzima. Serge ntabwo urwaye. ntabwo ndwaye Flo ndi muzima rwose. Serge ntese yombi njye nubwo navuga ukandeba gusa wakwibwira ko ngukunda. naragukunze wigira indangare ndakomeza ndagukunda. niba ukubona abakomeye ndakomeza ndagukunda. mbwirwa ko ndambiranye kuko urungano rwanjye hafi ya bose bari bamaze gushaka. ndakomeza ndagukunda ahubwo urandambira kuko ntacyo wambwiraga nabwo ndakomeza ndagukunda. Flo iyo nkomeza kurangara ukancika nari kuba mpumbye igihombo ntazikuramo na gato. ahubwo umuntu areba ibishashagirana byose akibwira ko aribyo bishobora kumunezeza nyamara atari wo munezero. ariko se gutesembe mukunzi uzi ko nanabwiwe amagambo menshi ku myitwarire yawe ngakomeza ngukunda. Flo ngo amagambo
amagambo pe ayahe ubwo hari umuntu nakubwiye nigeze kwereka ifoto yawe bigenda bite kandi ubwo nawe yari yanzengereje mbaza ngo nzashaka ryari ko ndambiranye ubwo rero kugira ngo mwikize mwereke ifoto ya fiyanse wanjye ahita ambwira ngo arakuzi yakubwiye kanzihe yewe murumuna we ni umunyamategeko mwene wanyu umunyamategeko yego yarambwiye rero ngo nzitonde nshishoze kuko uri umukinnyi cyane ariko rero abantu ni babi rwose none si niba yaranazi ko ndi umukinnyi yagomba kubibwira fiyanse wanjye ubwo si ubabajwe n'iki ko nabibitse gakomeza nkagukunda none genda yemera ko umuntu wese ashobora guhinduka ushobora kuba warakinaga mu ikipe ubonye yose kuko wari utarabona ikipe yawe itsinda ndumva se ubu rero uri nayo kora rwose ikipe yanjye itsinda ninjye nawe kugeza imvi zibaye uruyenzi furo karamuseje mugabo wanjye unyibwiye ko batangiye kukumbwira tutaranabana cyane rwose biranashoboka ko uzumva n'abandi bakubwira ko wibeshye ko tudakwiranye ko nguca inyuma furora ndakwinginze abo bose uzabima amatwi wiriwe neza gororiyo mwiriwe ami yego amakuru yo kwirirwa ni meza cyane umeze neza umeze neza ariko rero ndakumva naringeze ahangaha kuri butike mbona harakinze ngira ubwoba nti none ba mwana wanjye yaba yarwaye simbimenye ndi muzima nuko uyu munsi nakinze kare mbanje nihuta aya masaha nibwo wa mukobwa wanjye Irene ampamagara akampa kakuzukuru kanjye tukavugana gafite utugambo twinshi kubi nubwo kanyuzamo kakavuga izo ndimi zabo sinzumve neza ariko nyine tuba twaganiriye watangiye kumva umunezero w'umwuzukuru rero noneho urabivuga urabizi uzi ko kamvugisha nkumva ndanezerewe ngaseka ku buryo umuntu ashobora kuza akagira ngo iyi nzira imwe abantu benshi uretse gato none buriya dushingiye ejo bundi abyare noneho hakuri hafi gororiyo maze ugenda umutindira ikiriri yego di ujye kumuhemba si uko ejo bundi abuzukuru baze kugusura umva maze uzarebe sha umva mi umunezero mfite ko nashyingiye abakobwa banjye bombi urampagije pe ahubwo se kutambwiye narumvise ngo n'umuhungu buri hafi ariko ino baravuga we turabizi ayo makuru y'ubukwe buri mu wundi mwaka yakugezeho atami hari ukuntu ryavuye mu gutwi igihe abana bari baje kuramukanya ushaka umukenyero rero maze wige n'uruzungu ariko kuko umukazana wanjye ari we aramutahanye umusore ntiyagiye kuba imahanga imyaka yose akora ubusa ndamwemeye azamuzana kugira ngo ubukwe bubere ino nka nyuma y'amezi 3 bazasubirayo ngo niyo bazatura uwo mukobwa rero ngo niwe mwana wenyine wabo babyaye kandi barashaje disi ntiyabasiga maze rero gororiyo nkubwire ndakumva ujye wicara uvuga uti ndi umubyeyi imana yahaye umugisha ni ukuri nzajya nicara nshima imana yarakoze nari maze kwiheba nabonaga imfura yanjye yananiye byarangiye ami reka maye nanjye ni uko nageze aho ndavuga nti umuntu waroza abana bacu yabarogeye hamwe kandi abikora bahambiranyije none se ko bombi ntawavugaga ngo aretse undi kandi ibyabo bikaba byari bimaze kumenywa n'umusozi wose ariko ntibivaho biridi ariko icyangombwa ni uko umubi yatsinzwe gororiyo yaratsinzwe mu izina rya yesu rwose ariko ami siko nakurangaranye di uteze mafite amata y'ikivuguto mfite umutobe w'umwikamire nazaniwe na mukeba wanjye mukeba wawe wuhe mukamwumva neza muri umuna w'umugabo wanjye ese nzanira ko kerera ninywera iby'imitobe inzoka yanjye ntikorana nabyo naho ubundi samina urambwira ibya butiki kugira ngo singiye kuyifunga burundu kubera iki umukobwa wanjye yanyigiye umushinga ngiye gukorana na wa muhungu wacu dewo tugahinga imbuto n'imboga tukazajya tugemura iyo hanze rahira rero ukaba utarambwiye ngo dufatanye gororiyo koko ariko uzi ko unyunguye igitekerezami
aya mata ni meza rero ni meza pe. akira uragahorana amata. yego bambi. yakoze cyane. ameze neza cyane araryoshye amata agira gitereka. aya mata ni meza cyane. urakoze. naho ubundi kuri uriya mushinga twavugaga ni ukuri wari unyunguye igitekerezo. ami uzi ko n'ubundi umutwe wifasha gusa rutigira inama. wafatanya nawe ko byarushaho kugenda neza di. nyamara twareba n'abandi bakecuru nka 3 basobanutse kandi b'inyangamugayo tugahuza imbaraga gororiyo. si uko yewe reka nongere mpamagarire na wanjye. yego mugezeho icyo gitekerezo cyo kudakora njyenyine. ni ukuri. none se kutambwira zahuye mu gitondo Sadama kugemurira iki? akapotaje, amata cyangwa gutekera sipesiyali? ihangane zahabuye, ihangane pe. ndabizi ko ubabaye ariko ihangane n'ukuri. gira uwo mwana uri mu nda kuko we nta cyaha afite. kandi ntugire ngo ndagucira urubanza ko washatse kwiyahura. oya pe. cyangwa se uko wamishe kutwite. oya ndabizi ko atari ibintu byoroshye kubivuga. kamubwire Foro uko urushaho kunyirira neza niko ndushaho kwiyaga rwose. zahabuye inshuti yanjye wakwihanganya ko igihe kizagera Imana ikakwibuka ukabona akazi ukirerera umwana umusore waguye mu cyaga kwifuza. ni ukuri iyo nambwira ko twite nawe kukugira inama uwo mutinda atarinze gutuma umwe imiti yo kwiyambura ubuzima. Foro ndakumva zahabuye. urabizi ndagukundaga rwose. undutira umuryango wanjye, undutira abantu bose bo muri iyi si kuko wangiriye neza rwose. ndabigushimiye. ndabizi ko nkunda zahabuye kandi nawe urabizi ndagukunda cyane. zahabuye sha wacecetse rwose Foro. uko nibutse neza yawe ndushagaho gushira mu mutima nkumva ntacyo nkimaze kuri iyi si. gusa nyine ndagusabye uzambabarire uyu mwana uzamwitwarire. waretse kuntera agahinda zahabuye. binyemerere. mwitwarire se kubera umurayo urakira. ndabisinyira rwose Foro. ndabisinyira ko nibabona batagishoboye kunkiza baratabara umwana wanjye ubundi bakamuguha. zahabuye umura ntacyo uri bube inshuti yanjye sibyo? gusa iyo Sadama atahinguka ngo ahururize byari kuba bibi cyane. sinkwiye imbabazi Foro. sinkwiye kubaho. ndi mubi, ndi umwanda, ndicasha ku buzima bwawe Foro. ku buzima bwanjye se kubera iki kuko zahabuye njye nta kibazo ngo ufiteho pe. nk'ubu koko kuki batandetse ngo hakubwo urumva ibintu uri kuvuga zahabuye. Sadamu yanabarije bakanyiza. Foro nubona ibyanjye birangiye ntuzababare. nako ntuzanyange kubera ububi bwanjye. nanjye ntari nge n'intege nke z'umubiri. nako n'ugukunda mpubutse. zahabuye ufite ikindi kibazo kitari ukubura akazi no kwangwa n'umusore waguteye. ubundi ko tubana mu nzu kuki wamisha ibyawe kugeza ufashe icyemezo kiri nk'iki koko? kubera iki? Forora we reka nakwigendere saa ku mugabo wawe baragutegereje. dore usigaye urava ku kazi aho kuja kumwitaho ugahitira hano. ayo ese ko uri mu bitaro?
ahubwo reka muhamagare mubwira nyiri hano dutaha. Oya foro, oya rwose, ubaye iki gufashwe n'igitengo Zabuye? Muhamagare muganga Zabuyera. Yewe oya foro, Zabuye kuko tukankomeza kasi kandeba iki? Zabuye ko umuntu umeze nabi. Dore Zabuye yaratangiye kurerembura amaso maze nyagasani we. Ndekure Zabuye, ndekure ariko njye guhamagara muganga. Wisakuza ariko foro, Zabuye winsiganye nyine ndi kumva mfite ubwoba bwinshi cyane. Zabuye mfite ubwoba foro, mfite ubwoba. Kumva mfite n'imbeho nyinshi. Zabuye ndakonje foro we. Yego mana. Zabuyera, Zabuye ubaye iki ko umuntu mana nyagasani muganga tabara umuntu arapfuye muganga we. Muga tabara umuntu Yesu we. Zabuyera we Zabuye ubu bikugendekeye bite koko muganga muga. Chore kuki seri? Reka ngende mama. Waruje hano kurahura se? Oya nari mpanyuze ngo basuhuze wowe n'umusaza. Ariko nyine mise ngenda ndihuta mama. Wowe n'umugore wawe mumeze neza ku muntu udatuje mwana wa? Yewe tumeze neza ariko dufite ikibazo mama. Kihe? Dufite umurwayi. Ni nayo mpamvu rero ngiye. Mufite umurwayi? Ninde urwaye ku muryango w'umugore wawe tuzi wose seri? Ni mugenzi we wabanaga. Yari amaze iminsi mu bitaro bikuru byiriye. None rero bamwohereje inaha igitaraganya ari muri koma. We reka ihangane ubanza wirirewe kugenda utariye. Baragena inaha ryarize. Oya mama, ibyo bintu byo kurya rwose byihorere ndagiye. Nyamara kuva mu rugo utariye ni bibi cyane mwana wanjye. Reka umuntu arya ari uko umutima we utuje kandi wanjye ntutuje na gato rwose. Uko umuntu niwe waguhangayikishije? Atampangayikisha se si inshuti y'umugore wanjye mama. Reka nanatwite kandi numva nyine ni ibibazo rwose. Mbese serije mwana wanjye reba hano ndeba rwose. Mureba iki mama? Njye nawe turebane mu maso. Mva ndakuzi narakwibyariye niko naba narashimye Imana gushasa utanduranije nibeshya. Si ibyo bihuriye he n'ikibazo njye n'umugore wanjye dufite cy'umurwayi wohereje mu bitaro by'inaha kandi atariho dutuye koko mama. Uhangayikiye se we n'umugore wande mwana wa? Mbwira. Mama nta mukabagira. Nta mukabagira rwose. Ubundi waretse nkagenda. Mbwiriza ukuri humura ndi nyoko sinzakuvamo. Ariko se kandi niko mwana wa uwo mwana ni uwawe? Ariko rero mama nawe wagira ngo rwose uri mu mitima y'abantu. Erega mwana wanjye ngo ijisho rya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba. Nkubwira ngo ndakuzi kuko nakubyaye jya umenya ko mvuze byinshi. Mbitse amabanga yawe menshi utazi. Ibyo uzi ko ntazi ndabizi. Ngo iki mama? Ngo amabanga abakobwa bacishije mu madirishya bose, abo wahishe mu nzu y'umukozi, abo wahishe inyuma y'urugi mu biro bya so bose ndabazi. Si kujya buraza iki koko mama? Niyo mpamvu nabonye umukobwa mwiza nka Flora kwemeye ngashima Imana. Mbega mama rwose ibyo wabiretse. None rero mwana wanjye mbizi ukuri. Ariko se ukurushaka nuko koko mama? Nako niko bimeze rwose. Uwo mwana n'uwanjye. Ariko sinzi ko azabaho kuko nyine urumva nyine ari muri koma nyuma yo kunywa ibinini byinshi ngo yiyahure. Ayiwe niko yashatse kwiyahura natwe rero. Ariko mama uranditse kumurita koko. Ariko se mwana wanjye kuri icyo wehe kuko watinyutse uteguca umugore wawe inyuma mu nzu mubanamo. Niko nubwo no kujya hanze atari byo nagushimira, ariko kubyuka mu buriri bwawe ukajya kuryama mu bw'umuntu mucumbikiye mu nzu urumva atari ukwiyandarika birenze urugero. Mama ntabwo ariko byagenze rwose. Ibyo rwose uvuga siko byagenze. Bizagenze bite? Nyine byabaye mbere y'ubukwe. Nyine uwo mukobwa yarambonye arankunda kandi kuko ari mwiza nanjye kwihangana birananira. Icyifuzo cye nyine cyari ukuntandukanya na Flora. By'ukuri rero rwose mama sinzi wabonye ubukwe wowe kuko byageze ku munota wa nyuma ntekereza ko ari bubivuge.
numiwe gusa nta kindi ariko ababyeyi twagorwa we rwose mama nuko byagenze ubu ugiye gusenya urugo ukirugeramo kubera kutihanganira ibigeragezo userije mwana wanjye koko abakobwa beza se ko bahozeho kuva kera n'ikizaza bazaba bariho ubu uzajya ubona ari mwiza wese uzajya umusimbukira ngo aha ngo ni uko ari mwiza urumva uzubaka bigenze bite? ni ukuri nta kibazo nagize Sadamu yanyitayeho. sinjye wanya mama wanjye agera hano umukecuru uri hariya nabuze amagambo mubwira pe. intemba y'umuntu wabuze wenda yizi cyane. urayizi Theo ariko rero buriya umuntu ntakinisha kwiyahura ubwa mbere ujye mumenya ko uwo mugambi mubisha ashobora kuzawushyira mu bikorwa. ariko se ko njya numva bavuga ko uri bwiyahura atabivuga wowe wamenye ute ko Zahabu Yera ashobora kwiyahura? buriya rero Zahabu Yera twariganye. ibyo ndabizi. twahuriye muri uyu mujyi rero nigendera hashize igihe kitari gito twararangije. umuntu twari twarabanye mu cyumba kimwe ku ishuri rero urumva twari inshuti. birumvikana. mubonye rero narishimye pe. narishimye urabyumva umuntu nari maze igihe kinini narabuze. gusa nsanga afite ikibazo cyo kutagira akazi. mwereka iwanjye arigendera. ndabyumva. harongera hacaho igihe kinini ntamubona. umunsi umwe rero ntashye nsanga yaje. ariko ngo Zahana avuye kwiyahura. wiki? yewe yambwiye ibibazo yahuye nabyo byatumye ashaka kwiyahura. mana yanjye nuko nyine niko kubigerageza ariko kuri iyo nshuro ntibyamukundira. none agiherekeza ise? gusa arahemutse pe. arahemutse rwose. umuntu twaganiraga kenshi akaba atari yarigeze ambwira ko atwite. kuki koko atabimbwiye ko nari kumufasha uko nshoboye niba yari anafite n'impungenge zo kurera uwo mwana ko nari kubimufashamo koko. ugiye kuvuga se ko utigeze unabikeka Fro? ndakurahiye da si ngaho ndi. nabimenye ari uko ari mu bitaro yamaze kunywa ibinini yanyoye. kandi uko namubazaga uko byamugendekeye yaraturikaga akarira kugeza ku munsi yagiye muri koma. ayijyamo nabwo amaze kumbwira ngo Flora ndagukunda kandi ko nibutse neza wangiriye numva ndushijeho kumva ntakwiye kuba muri iyi si n'ibindi bintu byinshi. akubwiye atyo se nta mpamvu waketse itumye akubwira amagambo nk'ayo? tubona nateshejwe umutwe no kubona ukuntu ameze nabi n'ukuntu arimo ambwira ibiterekeranye. hakongera ngo nzamurerere umwana. na nyagasani tisi yari yambwiye ko azasinyira ku muma birangira agiye muri koma bitabaye. bene wabo se bariya bazamuguhara? nicyo kimbabaje Theo. njye nakwishimira gusigarana umwana wa Zahabu Yera nkamurerera nk'uko yabyifuje rwose. buriya nitumara kumushyingura nzagerageza kubibwira mukecuru we nubwo ntazi ko azabyemera. ariko se Sadamu we ko yatinze? ariko se wowe iyo utareba Sadamu ntutuza. niba mwambuze narindi hano hafi ntaho nagiye mpabusha. ni inshuti yawe gushaka Sadamu. ngaho musigare muganira rero njye kureba niba ntacyo abakecuru bakeneye. oya wigenda Fro. wigiye? mpamvu karame. aha ngaha mfite ibaruwa yawe bakwandikiye. ibaruwa yanjye? ni iya Zahabu Yera. yego mana nyagasani. mu by'ukuri Sadamu yari yafashe icyemezo cyo kutayikwereka. angishije inama rero nsanga udakwiye kubaho mu kinyoma. kwiki? icyiza no kukinyomoza ukazifatira icyemezo utagifatiwe n'abandi. yakira ahubwo. ibaruwa Zahabu Yera yasize yandikiye kubaho mu kinyoma? none se shaseri ubumenyi ibyo wahisemo koko? yewe ibintu byose ntacyo bimbwiye munyaruka. ntacyo bimbwiye finisha. kuza ukirirwa hano ugatuma umukozi wanjye inzoga ukanywa ukaba ibyatsi. urumva ari wo muti w'ikibazo ufite koko? nabigira nte munyaruka.
nyine abaye imbwa narabyakiriye. si uko ukwiye kubigenza. narabyakiriye. si uko rwose. narisenyeye, hari ikindi ugiye kumbwira. oya ntarirarenga. kandi ntarasenya Flora aracyari umugore wawe. yararenze, yaranazimye. Munyaruka, umugore mpamagara ntananyitabe, najya iwe ntanyingurire, najya iwacu mama nawe akanyamagana, najya no ku kazi papa akanyamagana ngo sifite ubunyangamugayo bwo gukorana nawe. ubwo urabyumva? papa we yakwirukanye muri kabine d'avoka ye rero. icyo rwose ngiye sinari nkizi. ahubwo uzi n'ikindi, yaranambwiye ngo umugore natambabarira azansiba mu bana be. oya ariko rero si wowe wa mbere ukoze ikosa nka ririya seri. kandi urupfu rw'uriya mukobwa nta ruhare warugezemo pe. munyaruka, ndakumva seri. kungerekaho igihanga cy'umuntu ntazi aho yakuye imiti yanyoye atarangishije inama ajya kuyigura. munyaruka, ibyo urabyumva? ariko rero nuko nanga kugufatanya n'agahinda. ndeka seri, ndeka seri, warahemutse. kandi wahemutse umunsi ubwira umukobwa ko umukunda, uzi neza ko nta n'akanunu kari ufite ku mutima wawe, uzi neza ko ari inshuti y'uwo witegura gushaka. ariko munyaruka, ndakumva. nubwo unyihindutse ngewe narabikubwiye, mutwe wanjye wambwiraga ko mukunda. mva mbese umutima ukanga ugatsimbarara kuri Flora. ngewe ibyo by'uko umutwe ukunda umuntu umwe, umutima nawe ugakunda undi, ngewe rwose ibyo ntabyo nzi pe. noneho kuba utabizi rero nicyo gituma udashobora kunyumva. oya ntabwo bibaho, ntabwo bibaho ibyo. ariko rero umva seri, rekeraho gukomeza gutomera izo nzoga. reka ninywere. urumva ndabigusabye rwose, kuko nta n'icyo biri bugufashe. none se we ko Flora atakwanga kukwitaba, niko munyaruka, wamuhamagaje telefone yawe nibura nkumva ijwi rye ko mukumbuye. reka uramenya utanteranye n'umugore wawe seri. urabyanze? kuva utari iwanyu uba arabizi ko turi kumwe, azi ko nta handi wajya. ubu se ntiyibuka ko wajyaga umuzana hano muje kugira ibyo muhakemurira? nanjye nari mbonye uniyambasa ariko ninywere ntacyo bitwaye. ariko uriya mukobwa ngo ni zahabu yera, yaramemukiye. iyo agenda rwiza atananije n'umugore wanjye koko. yakoze ibituma yigendera umutima we wera, umutima we ukeye rwose. ariko kubona koko amwandikira ngo nta wundi azize ni ngewe, nkaho namufasha ku ngufu koko. wibuke ko muri iyo baruwa avugamo ko azize urukundo rutashobotse, kuko yakunze urumukoresha amakosa atakwibabarira, azi neza ko Flora ari inshuti ye magara. aratinyuka asiga navuze ngo azamubabarire, none umwana we ngo ntazamubere mukasa, azamubere nyina rwose, nk'uko nabo bari inshuti. igicucu gusa ubundi sinari nakibwiye ngo kikuremo. genda se nyine, nta n'isoni. iyo ayikuramo se ubu buri se w'umwana sha, nta soni koko uravuga ayo magambo. Flora yanze ko ndeba n'umwana munyaruga ngo ntazigera amunyereka n'iri na rimwe. wowe wishaka guhabwa imbabazi ukoreshejwe n'ingufu, umutima w'uwo wababaje ukibabaye seri. banza utuze, witware neza aho kwigira umusinzi. mwemeye kuzaguherekeza tugasaba imbabazi. tukajya kugira gute? munyaruga, urimo urabirota mu nzozi. sinzi ko Flora azambabarira n'iri na rimwe. naramubabaje cyane, ntago mbizi. oya humura, ntago mbizi.
urasinziriye re ndasinziriye mama ariko se wowe wakangutse ryari? ubwo rero muzi ko nari nsinziriye wanyorosaga nk'uwarose uruhinja nkumva rero. none se urumva umeze ute Flora mfura yanjye? nanjye sinzi uko ameze mama, hari igihe ngira ngo ndi mu nzozi zakanguka bambwire ko ibyo amatwi yanjye yumvise atari byo ahubwo ari ibyo narose. mva abantu nibashake bajye bakundana umunsi umwe bibanire, ibyo gutinda ngo umuntu ariga undi ntacyo bimaze. yewe mu by'ukuri sinatinze mwigire kuko nawe urabizi ntawe wakwiga mwene muntu ngo azabone impamyabumenyi. ni ukuri yazarambirwa akava mu ishuri da. njye nabonaga uriya musore yitonda pe. mva mama di ko wamubonaga agenda se cyangwa ukamubona yaje iwacu urumva bari kubwirwa n'iki bye? none se jyewe ko nakubazaga impamvu ubukwe bwanyu butaba ukambwira ko ukimwiga Fro? nagusubizaga igisubizo kije hafi re. ariko ubundi Serge yari yarananiwe gufata umwanzuro wo gushinga urugo. ari nubwo numvaga nabivamo ariko kubera kumukunda cyane bikananira. Fro, birashoboka ko umuntu yaca mugenzi w'inyuma ariko mu nzu yawe yaje aje kugusura? oya ese ubwo iyo niyo namugira mukuru wawe re? niko mbyumva mama. Flora mwana wanjye, karame mama, singiye kukubwira ngo umugabo wawe ntiyaguhemukiye, singiye no kukubwira ngo inshuti yawe nyakwigendera ntiyaguhemukiye, singiye kukubwira ngo ushira umubabaro aka kanya, ariko gusenya urugo rwawe si wo muti w'ikibazo ntibikabeho. ubwo ushatse kumubwira ngo nababarire Serge mama? umva igihe cyatambutse ntikigaruka abana banjye, uwagiye yarigendeye ntazagaruka, kandi yasize avuze ko atigeze anezezwa nuko yahemukiye inshuti ye. kubabarira niwo muti wonyine w'umutima ubabaye. ariko ubundi iyo baruwa yanditse irihe ngo nisomere? ego kumana uhirarana ku musego Fro? akira ngiye. niyo mpamvu wagize utya mu gicuku nkumva uraturitse urarize. karame igihe nari maranye na zahabu yera turarana ku gitanda dusangira icyo nshoboye kubona. humura mwana wanjye, numva ntakwigurira umwenda ngo wasimugurire. namufataga nk'uko ngufata we murumuna wanjye tuva indimwe. ndabyumva. niyo mpamvu ntarabyumva. niyo mpamvu utabyumva. niyo mpamvu mbabaye cyane. iyo atiyahura akansaba imbabazi ni ukuri nari kumubabarira. ndabizi urashengurwa n'intimba ariko wirira mwana wa wirira. none se some cyane cyangwa some buhoro? soma cyane na mama yiyumvire. nkumva ibiki ku nshuti yanjye y'amagara Flora? umva mbese Fro, ndagira ngo nkubwire ko ngukunda nk'umuvandimwe. ndagira ngo nkubwire ko wambereye inshuti nziza mu buzima. ndashaka ko umenya ko uri umuntu mwiza cyane. umutima wawe niwo zahabu yera. ureke njye wiswe izina ritankwiriye. iyo ntekereje ko wansigaga mu rugo iwawe ntacyo utampaye ngasigara nguhemukira numva niyanze cyane, numva ntakwiye kubaho. iyo ntekereje ko umutima wanjye utagira isoni watinyutse gukunda umusore ukunda, numva ntakwiye urukundo, ntakwiye gukundwa, numva kubaho kwanjye birutwa no kutabaho. aho niho yafatiye umwanzuro wo kwiyahura disi. windogoye mama, windogoye. Flora, ndabizi ko utazi ko ntwite ariko mfite inda y'imvutsi. sinzi niba ibyo ngiye gukora bishobora gutuma umwana ntwite abaho, kuko ubundi ndifuza kujyana nawe. yego ariko naramuka abayeho uzambabarira umubere nyina, ntuzamubere mukase, kuko abaguhemukiye ni se na nyina siwe. nakunze Serge nirengagije ko umukunda, ndakosa ndyamana nawe antera inda, kandi sinshaka ko uzamenya ibinkiriho. ayiwe
ndabizi ko bizakubabaza singiye kukubwira ngo ntuzababare ariko ntuzabure kubabarira urabeho inshuti itarigeze impemukira ko rumva nanjye ngiye kurira kufuro simbizire sinzi ko nzashira umubabaro uzawumarwa no kubabarira mfura yanjye. kaka rwose nagira ibyago niko ibibazo byawe si wowe mbaza uwo mbaza iki uje hano gukora ikibazo utyo mama warambyaye ndaje ngo nkoreshe icyo ushaka serije mwana wanjye urabona uko wabaye urabaye mwana we wagira ngo ntukirya amagufa aranamye ubwo urasute kandi wambaye uteseri ndasuka abantu bose mu nyanga mwifuza nanjye ndakwaga se nyine njyewe ndi umwana wanyu sinzi impamvu mwifatanya n'umwana wundi mukanyigarika mwese ngo umwana wundi seri wundi nyine ese ubwo urumva umuntu yakubabarira ugitekereza utyo unitwara utyo koko none kumbabarira muzabihorere n'ubundi byanjye byararangiye mama ariko tekereza papa umva mama kugira ngo atinyuke anyirukane ku kazi naramaze imyaka yose y'ubuzima bwanjye mukorera urumva mama gusa urumva uri umukozi ari njye watumye kabine yimenyekana ari njye wakoraga akazi kose tubona kandi nkagakora neza ariko akabirenga akanyuka umva mbabarira uvuge buhora atakumva kuko sinshaka ko aguta hanze muri iri joro mwese murutwana munyarugamba ariko yezu we ko munyarugamba nibura niwe muntu wenyine wemeye kunyakira iwe ndicuza seri ndicuza rwose ibinyoma byawe nahishiriye imva kandi ibinyoma byanjye amafuti wakoze nkayarebera sinari nzi ko bizakugeza ku gusenya urugo rwawe none dore abakobwa wahemukiye bakagaruka ahangaha barira ni benshi kandi narabicecetse bakagarukano nifuje kenshi kubana n'uriya mukobwa kuko nari muzi neza nk'umwana witonda ngira ngo azaguhindura ariko ibyo wamukoreye sinzi ko nanjye ari njye nakubabarira ariko rwose mama ndamukura nuko kwibara none se niba umukunda kuki wamubabaje mama ni uko utamenya gutandukanya irari n'urukundo nibyo byankuzeho none rero niba koko umukunda ukaba ubizi neza ko nawe agukunda reka izo nzoga wiroshyemo ushaka umwanya ugenda umusaba imbabazi inzoga zireke mama ibyo bikumusaba imbabazi byihorere ntiyambabarira yabuzwa n'iki noneho ikimenyimenyi nimero yanjye yarayisibye nimero yanjye ya telefone ntacyo noneho ntumayo ntumeho nka nyoko wakubyaye nzemera ngende mupfukame imbere nzigusabire mama ni wowe uvuze gutyo ntabwo uzi agahinda mfite uko kangana ndabyumva ariko se mama wabyemera wabyemera gusa se ahubwo we ntuma gusa uzi ko nsigaye ntinya guhura na gororiyoza ntekereza ko ari njye wahemutse ndabyumva uzi ko umushinga twari dufitanye ubu ntazi aho ugeze ibyo urabizi nakumva we uko bakoze inama nohereza mushiki wawe kubera gutinya kurebana nawe n'umukobwa w'irene ndakumva rwose ese ugira ngo wahemukiye umugore wawe gusa ko yaduhemukiye twese wa mwana we ibyo ndabizi rwose mama ndabizi cyane
ikindi rero ubimenye ndashaka gusura umwuzukuru wanjye rwose mwana wabyawe na nyakwigendera ni amaraso yawe serije mwana wanjye ni n'amaraso yacu tugomba kumusura tukamenya uko ameze ariko mama urimo urarota ngo ndota ubwo urumva ibyo uzanye koko none se amaraso yacu agume hanze gutyo have byiyorere idosiye yo kwiyunga n'umugore wanjye iraba itarangira ugatinyuka kubura iy'umwana kuko mama none urumva uriya mwana iwabo uriya mukobwa batwaye tukaba tutazi uko ubuzima bwe bumeze yari yanavukanye ibibazo kubera imiti nyina yanyoye akanavuka igihe kitageze nitutamwitaho bizagenda biteze none umwuzukuru wanjye urambajije ariko nanjye reka nkubaza mbaza n'umwe niko mama wibwira ko iwabo uriya mukobwa bazamuguha ndamushaka kandi bamumpaye namurera nishimye cyane kuko ni amaraso yacu ibyo urimo urarota kumaze umwanya munini ucecetse se inshuti yawe urayibabariye cyangwa urayihakaniye Theo sinahora nkurakariye iteka urakoze cyane foro urakoze pe na Sadamu ugenda umubwira agaruke ku kazi ke k'izamu imbabazi narazimuhaye ntiwumva ubwo azajya yiga ku manywa akora izamu nijoro ahubwo uzohita amuhamagara none ntako byamushimisha naratekereje nsanga we na Sadamu muri mukuri Theo bishyize mu mwanya wanyu usanga hari amagambo umuntu adakwiye guhubukira kuvuga iyi minsi yose itambutse niciriye urubanza mu mutima wanjye ndavuga ntishobora kuba ndi umujyanama mubi kuko ninjye wabuje Sadamu kubikubwira Sadamu yari azi neza urukundo nkunda serije kuko nkimukire n'aha niwe mukozi twatangiranye muri ruriya rugo mbona ni umwana mwiza ntabimukundira wumva se uko undi yansuraga n'ibyahaberaga rero nta na kimwe yahishwe yari atuzi neza niyo mpamvu yababaye cyane akibona ibigukorerwa mwanze kunsenyera nubwo rwari rutarubakwa none se ufite iyihe gahunda y'ubuzima bwawe furo simbizi Theo urabizi iyo umuntu ababaye nirinda kumugira inama y'icyo yakora kuko ijambo nakubwiye nzi kutaryibagiwe ndaryibuka cyane ko umubabaro wawe wuze ubwawe kuko umutima wimenya aho uwawe umubabaro niko mbyemera kandi niko biri kuko kutabasha kwikorera uwanjye mubabaro niko nanjye ntabasha kwikorera uwawe ariko hari ikintu kimwe nshaka kukubwira nk'inshuti nta kibazo guteza amatwi nk'inshuti nuko uko ingabire wanjye ntashobora kongera kumuha ubuzima ngo abeho ariko iyo aba ariho tukaba dutandukanyijwe n'ikosa runaka yankoreye umutima wanjye ari kubabazwa naryo ariko nkarimubabarira kuko burya nemera ko umuntu wese ashobora guhindurwa no kubabarirwa urajimije cyane Theo sinumvise icyo ushaka kuvuga noneho reka nigire mu ijambo ry'Imana nubwo ntari umukristo cyane ariko kera najyaga mu misa ya mu gitondo niko igihe Yezu ari ku musaraba hari amagambo yavuze harimo iry'imbabazi iry'imbabazi yagira bishe wowe uryibuka ntaryibuka yaravuze ngo mwami bababarire kuko batazi icyo bakora ikindi nubwo ntari impari tubwirwa ko umuntu yamuti ku icumu mu rubavu hakavamo amazi avanze n'amaraso yari afite ikibazo cy'ijisho ritabona kandi amaraso ariguyemo ryahise rihumuka rirabona ariko se none iyi modoka yawe twicayemo yinditse urusengero urabona nshuti yanjye Imana n'urugero rwiza rw'imbabazi yagiye itubabarira byinshi kandi buriya n'uwagucumuyeho yaramubabariye kera yego disi niyo mpamvu ngira ngo uruhure umutima wawe ubabaye ubabarira Theo uganiriye na mama wanjye none se kumuvuga kimwe reka mubwire Theo ku manywa mba mbabaye ijoro ryagwa nkababara kurushaho ntekereje urukundo nakunze umugabo wanjye burya
ni ukuri guhemukirwa n'uwo ukunda kandi wizera birababaza cyane. Birababaza byo. yewe mbabara kurushaho noneho nibutse ko abantu babiri bampemukiye bombi n'abakundaga, wongera nkababazwa n'uko umwe muri bo yahisemo kwiyambura ubuzima kubera ikosa yankoreyeho kunisabira imbabazi. no kubeshye ikimbabaza cyane no kwishinja urupfu rwe. Bibabarire ntaho hari wabigizemo furo. hari ubwo mvuga ngo iyo ntamucumbikira mu nzu yanjye ntiyari kuhahurira n'umugabo wanjye, nkavuga ntiyari kugira ibibazo yagize byamugejeje ku rupfu. Icyo nzi ni kimwe, ni uko umutima wawe nubabarira uzabohoka ukagira amahoro. kandi ndakwifuriza ibyiza nk'inshuti twahuye nkaruhuka nanjye narinde neza. erega nanjye umutima wanjye ntukibabaye nka kera ntaramenyana namwe. iyo ukomanga urinde urashaka iki? njyewe mabuja. ego mana yanjye ubaye iki kunkomangira muri iki gicuku sada? mumbabarire kuba mbakuye mu bitotsi, ariko muri runo rwanyu ibibazo bikomeye cyane. ibibazo? yawe hari ibibazo se sada? none se mabuja, uriya muntu arakomeza kunyagirirwa hariya ku irembo kugeza ryari koko? kuki aracyahari sada? sinamubwiye ngo agende, simushaka hano koko. nukuri yanze kuva mu mvura, namwinginze ngo yinjire mu cumbikire mu nzu y'umuzamu areke kunyagirwa aramba. we bibaye sangahe sada? ndabona ari saa saba n'ikirenze y'umunsi. ibyo biramureba, niba imvura yamuryoheye urumva twe twabikoraho iki koko? ariko uzi ko imvura ari iya gatatu igiye kumucikiraho mawe. mwese ngirene koko. yageze hano saa moya n'igice ubwo yari ari kwinjira ukamubwira ko utamushaka, kandi imvura yari iri kure. iyo yagabanutse isa n'ihise bigeze mu masayine kongera habwa indi irarindimuka yita mu masaha 5:30. iyi noneho ni nyinshi cyane mawe, ntukuri mubabarire umucumbikire, ihangane basi buca ari gutaha. ngaho jya mu mucyongorere. nta kibazo rwose. mpamuje we habaye iki se kandi? ngwino hano urebe, yagagaye neza neza. ngo iki? mana yanjye we sada, iruka uzane amazi ashyushye hariya muri teremusi, ihute. uzane na eswimeye. ibi ni ibiki koko nyagasani? mana yanjye we, ubu washyize muri iyi si kugira ngo abantu bashaka kwiyahura bajye baza kungwaho koko? niko seri, warebye usanga nta handi wakwiyahura hatari hano iwanjye. ngaho fataho ku ijosi. ngaho mfashe sada, girya mfasha gutya tumuvanemo iyi myenda itose. mwana we, izi nzoga si nizo wanyoye cyangwa wazijanditsemo? kurura cyane. rambura akaguru se kurura cyane ariko yankundiye se. ubona ko zatose ngaho rambura neza. yanegekaye neza neza. mabuja rero ubwo tumaze kumufubika ngereka nigendere. oya buretse kugenda sada, fasha tubanze tumugeze mu cyumba tumworose ibintu bishyushye turebe ko hari icyo byatanga. ngaho rero wikwigorere kubija mujana jenyine.
ariko jya uramenya ko njya ariko si ushaka no gusetsa mu bikomeye sada. ijoro ryiza mabuja. Ewe twahigendere sada, ijoro ryiza nawe. Seri ndabizi neza ko utarembye ahubwo wirembesheje kugira ngo nkunde mugirire impuhwe. Nanze kugutamaza mu maso y'umukozi, nta soni winyagije kuriya kukugamije iki? ijambo na rimwe nabona reka mvuga imbere yawe. uretse ko gusaba imbabazi furo, gusaba imbabazi ndabizi ko nshobora kuba ntazikwiye bitewe n'uburemere bw'icyaha nagukoreye, ariko bire gusaba imbabazi, gusabye imbabazi. ariko muzajya mubabaza umuntu mwitwaje kuzasaba imbabazi? ubu se ko nshimye ngewe ndiho uko mbona ukazinsaba byoroshye, ubu zabuye ruzazimusaba umukuru? ni ukuri mwikubise imbere ndatakambye. mbabarira irari ryaganje ubumuntu naryiteranyije n'urukundo, narakosheje narahema n'undi muntu. rekeraho seri, amagambo menshi siyo yatuma umara umubabaro wanteye, urumva? kuko nubwo ngukunda ku buryo ntareka kukubabarira, hari ikizangora aricyo kongera kukwizera. uvuze ko ukunda furo, uracyankunda seri. iki gihe gishize tutari kumwe ntacyo nakoze ngo nkuremo byaranze. ndakiye amafoto y'ubukwe bwacu ariko sinayasiba mu mutwe wanjye. naciye ibaruwa Zabuyera yasize nyandikiye, nayo sinayisibye mu mutwe wanjye. amaze ibyo byose biwubyiganiramo nkagira ngo buracye njye gusaba agatanya, ariko nkabura imbaraga. ndagukunda cyane, biragoye gusa byabaye umutima we wongerwe mushya, uwo mubabaro usibamemo. mfite n'indi ndahiro narahira ngo wemere ko ntazongera kukubabaza. gusa ariko furo ndasaba imbabazi, mbabarire kandi ubundi rwose ibikorwa biruta amagambo. none se nkubaze seri, ubukwe wabo wa Zabuyera batwaye umwana we kandi yari yamumaye. tuzakora iki ngo bamume tumurere? tuzakora ikira icyo tuzakora, kuko numva aricyo kintu cyiza nakora ngo nyire umubabaro mfite. kuko n'uyu munsi nishinja urupfu rwa Zabuyera. ndagusabye ntuzishinje urupfu rwe. nyiraba yazana n'inge watumye ankunda, nibeshya ko mukunda kandi uwo nkunda ari wowe. njye nakubajije ngo tuzakora iki ngo iwabo baduhe umwana we? tuzerekana ko ari uwanjye kandi nta wundi ufite uburenganzira ku mwana wanjye nyiriho. uzemera kujya kwereka seri? nzabyemera. uzagenda uvuga kuri se w'umwana ubundi hakurikizwa amategeko. narazakora vunura wanjye. bazambabarira ntibazanyima umwana wa Zabuyera we, kuko yansabye kumumurerera ababaye rwose. umubabaro yajyanye n'ubu ngusoma mu maso ye. muri iki gice cya kabiri cy'umukino umutima wimenyaho uwawo mubabaro wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo Flora mwakinewe na Karangwa Liliane, Zabuyera mwakinewe na Iranzi Denise, Sadamu mwakinewe na Nsabimana Eric, Serije mwakinewe na Twagirayezu Evariste,
Gloriosa mwakinwe na Murizaboro Marie Antoinette, Enjeniyeri Theo mwakinwe na Habukubaho Hyacinthe, Irene mwakinwe na Mugeni Aime, Amina mwakinwe na Mukamusoni Josephine, naho Munyarugamba mwamukinwe na Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba n'abafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza.